mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Lydia ndetse na Maya bari barimo batongana amahane yari menshi hagati yabo. Ese ubundi byahereye aho Lydia yaje gutwara ituze nangwa ntiyamutwaye. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangire kuri abangabo bombi babiri. Lydia agira aho ngaho akicara amarira akaba menshi, ari marira ari nakabwira Maya, akamubwira ati Maya basi reka nshyira umujinya ku ruhande, kankubwira agahinda mfite, ndabizi ko kano kanya uri umwanzi wanjye, marira yanjye ari byo byishimo byawe, gusa reka nkubwire ahari wenda nawe igihe kizagera ubone ko Rina atandukanye n'uwo wabonaga. Reba ukuntu uri isasu, reba ukuntu uri umugore w'ingare. Ese Rina yaza kuba ameze nkawe, umwe muri mwe ntaba yarishe undi? Reba ukuntu wamusanze mu rugo rwe ukajya umutoteza, ukamuhindura house girl, akajya gusimurira akagufurira. Icyo kintu uri kucyumva ariko akagutekera byose akabyemera, abizi neza ko ari umugore muri uru rugo, hanabizi neza ko family twese tubizi ko ari umugore wa Ali. Ntabwo yarenze ngo ajye kwiha rubanda, natwe biwe ba hafi ntiyigeze abitubwira. Ikintu gitangaje n'abo mu muryango we ntiyigeze ababwira. Yaremeye anyura mu buribwe bwa wenyine, muramutoteza wowe na Ali, mumuhindura ibitariho, mumugira neza neza nk'iki se? Uzi ko yarushwaga agaciro na dustbin, mukamujugunya nk'abajugunya neza neza muri Kasasiro. Wanyuragaho ukamusesereza, arakanyuraho akamusesereza, ariko byose arabyihanganira. Uwo Rina ndi kukubwira atandukanye nawe wa mugome we, atandukanye nawe wa kigagwariwe kikunda. Wariteye usenya urugo rwa Ali, ntabwo nzigera nkubabarira. Ndarahira ku Mana yo mu ijuru sinzigera nkubabarira. Iteka iyo ntekereje kuri Rina agahinda kaba kose, nishinja ko nigeze mwitaho nka muramukazi we, ntabwo nigeze mpaba kubwe, nabaye indangare. Nanjye mfite amakosa, buri gihe muranishinja ko urupfu rwiwe nanjye ndarugizemo uruhare. Iyo nza kubimenya ntabwo amazi yari kuba yararenze inkombe, ntabwo ibi byose byari kuba, ariko none dore byarabaye. Maya, ubundi uri igiki? Ese ubundi uri umuntu ugira umutima nama? Rina yapfanye umubabaro n'agahinda, yapfanye ishavu, yagiye ababaye, nta na rimwe yigeze yishima mu minsi ye ya nyuma. Ngira ikindi kintu nkubwira, Rina akimara kumenya ko atwite yaratotejwe, yaranzwe, ibibi byaramusatiriye. Na Ali yari yiteze ko nabura azamubera ubuhungiro, ahubwo yamubereye umuriro utazima, yamubereye nk'itanura ry'umuriro, urangije nawe uraza urenyegeza. Maya, uri umugome, Imana izabikubaze, uzabyishyure.
Maya ati se wasoje guhomvombara wasoje kurira ase ubundi wowe nturi gukungura ariko mugira n'umutima ubwo nk'ubwo hagize umuntu winjira hariya wavuga ko uri kurizwa n'iki Rina nyosho nye wagiye ukamuzikura wamuzikuye ukamuzana muri urugo akaza akarwicaramo ngo nawe ndi muramukazi wanjye nzi ntago nzagukunda genda umuzure umugarura aze yicare hano maze uzamukundeshe rero hazi ko wagira ngo uri kunkanga marira y'ingona araho ngo kugira ngo amarira yawe yankanga sohokera mu rugo rero akivuga cyo arahera ko yinjira agasanga Lydia ari kurira aramwegera kamubwira ati Lydia please forgive us please Lydia ati nawe wintera iseseme mwamfasha mukamereza ituze nkigendera arati Lydia ndagukunda pe ndanakuba uri mushiki wanjye nuba ariko sinzigera ngo umwana wanjye nakoze amakosa menshi ariko kuri iyi nshuro naguna kuri kosa ryo kuguha umwana wanjye reka nkosora amakosa yose nakoze ahari wenda Imana yazambabarira uyu mwana ndamutse muguhaye umutima wazajya uhora undya ariko ahari ibyo ntabashije gukorera Lina nimbikorera Evan umutima wanjye ahari uzatuza Lydia yarakahaguruka akavuga ati ndagiye ariko ntago birangiriye nzagaruka nibiba na ngombwa nzamwiba ariko ntago yaguma muri uru rugo ntago uyu mwana yarerwa niyingirwa mugore wawe itagira umutima yikunda gusa y'umugome y'ikigwari nkawe arareba mushiki we gusa akabura icyo amusubiza Lydia yarakasohoka akigendera arasigarana na Maya akabwira atari guse wa mugore we nta nubwo ushobora gutuza byibura n'ibyagahe gatoya Maya ati nawe ntuntere stan ngewe se njye nsuzugurwa n'umuryango wawe njye aho ngaho nshisheke ntuze igihe yahereye anyite habara igihe yahereye anyite inshoreke kwanza ibingibi ndanabirambiwe tugombe tujye mu murenge dusezerane byemewe n'amategeko ndambiwe aka kajogo k'umuryango wawe araramwihorera agatera intambwe yerekezaho ituza ryamye aramwitegereza amarira akaba yose yamureba agahera ko yibuka Lina ikiniga kiramufata agerageza kuba yakora kuri ituze ariko bikamunanira Maya byose ababireba akambwira ariko ubundi uzagumana ubwo bwoba kugeza ryari uyu mwana no kumuterura byarakonaniye buri gihe iyo umurebye urarira ese ubundi buri gutekereza iki araho gusubiza Maya avugira mu mutima akavuga ati yaba waroze ikimwaro n'ipfunwe mba mfite nkumva nta burenganzira mfite bwo gukora kuri uyu mwana ntago wakabaye umbaza icyo kibazo mba numva nta mbabazi nkwiye mba numva narahemutse mba numva narakoze amakosa adakwiye kubabarirwa iteka iyo ndebye uyu mwana nibuka ko nahemutse
arahera ko atera intambwe agasubira inyuma akajya mu cyumba cye akaryama ariko akabura amahoro. Afata telefone ye agatangira kureba amafoto ya Lina akabura amahoro neza neza. Uko yareba ishavu n'inimba abari byose ariko buri uko areba ifoto ye avuga ati Lina, ahari hose uzambabarire, nakubereye umugabo w'ikigwari, sinigeze nkubera intwari, ntago nigeze nkubera umugabo mwiza nkuko wabyifuzaga, sinigeze nguha urukundo rwo wifuzaga kandi washakaga. Ibyishimo wari unyitezeho ntago ari byo naguhaye, naraguhemukiye, narakubabaje, naguteye ishavu, naguteye agahinda, wagendanye no mumva, ariko basi uzambabarire. Ibyo wari uzi ko bizakubera iby'umugisha byaguhindukiriye umuvumo. Wari wizeye ko nzakubera intwari, ariko nakubereye ikigwari ndetse nangiza n'inzozi zawe, ahazaza hawe mparimbura mu kanya gato cyane. Gusa umbabarire, ndabizi neza ko uri umugore w'umutima, ndabizi neza ko wankundaga bya nyabyo, ariko amaso yanjye harumenya yarafunze kuko sinabashaga kureba. Nabura ngo nsobanukirwe mpagacira urukundo wankundaga. Iyaba ibihe byasubiraga inyuma nakosora byinshi mu mubano wanjye nawe. Iyaba ibihe byasubiraga inyuma ntabwo nakongera kukuriza, sinakongera kukubabaza, ntabwo nakongera kugutera ishavu, sinatuma hari igitonyanga n'iki na kimwe gitemba ku matama yawe cy'agahinda bitewe nanjye Ale. Tuve kuri Ale twigarukire kuri Robert ndetse na Mila. Mila batangiye kugenda yiyakira gake gake, ndetse ariko agenda arushaho gukunda Robert. Muri we yumva asigaye amufata nka boyfriend we, anamukunda cyane. Abarimo mushimira amubwira ati Robert, mu by'ukuri uri umuntu mwiza, uri imfura mu bunzi, uratangaje, uratandukanye, wambaye hafi mu gihe byari byancanze byanshobeye, watumye numva ko ngomba kwakira yuko inshuti yanjye magari itakiriho. Ese iyo ntaza kukugira simba narafashe agasozi nkiruka? Ese iyo ntaza kukugira ubu ngubu nakabaye ndihe? Robert ati Mila, ibyo nakoze byari inshingano, nagombaga kukwitaho, nabonaga utorohewe. Ikindi kandi nabonaga ukeneye umuntu kuba hafi wo kuguteza ibitugu byo kuririraho. Mila ati ntakubeshye, n'uyu munsi sindabyakira, ngerageza kubikurura ariko ntago bijya biza. Ese basi wanyemerera tukongera tukazajya gusura Lina? Robert ati Mila, ntago kano kanya natuma wongera kugarukayo. Uribuka ubwashize uko byagenze? Twagezeyo uba nk'umusazi. Uribuka ko wari wabinsabye, ndemera turajyana, ariko twarahageze neza neza utwo mutwe urasara. Ntabwo nshaka kongera kukubona muri iriya shusho. Iyo ndimo nkureba ntabwo mba mbona wowe, ahubwo mba mbona Lina.
nibyo Lina yaragiye ariko urahari neza neza mu ishusho ye rero nagomba nshaka ikintu n'iki na kimwe cyakubabaza Mirata ariko Robert reka nyiri ikintu nkwibariza ubundi urankunda okay reka noneho nkubwiza ukuri ese kuki utibaza impamvu ari wowe wenyine mungiraho kuki utibaza impamvu nta wundi muntu mama ashobora guhamagara utari wowe Robert ati ntago nabimenya ariko ari wowe umbwiye nabimenya Mirati Robert kuva mu bwana bwanjye kuva namenyana na Lina kuva nakubonesha amaso yanjye naragukunze ahari nuko mushiki wawe atakiriho ngakubwiza ukuri ariko nagiye nanga kujya mu rukundo kenshi ni benshi cyane bajyaga kuntereta bakanyura kuri Lina ariko yabimbwira nkamubwira ati ntago nabakunda yambaza impamvu nkamubwira ati ngenza abo umugore w'umusaza wawe gusa nta n'undi muntu nzakunda utari musaza wawe icyo gihe yaransekaga cyane akambwira ati ntago Robert yakwemera ntago yakwemera kubera ko uri muto cyane kuri we uracyari umwana ese ubwo urumva koko mwakundana uriya yega arakuze arashaje ni igisaza Robert araseka kavuga ati ntajyaga avuga ko nshaje ndi igisaza biratangaje Mirati ntago yabimbwiraga akomeje yabimbwiraga agira ngo ahari nkwikuremo kuko yarakuze nka mushiki wiwe nka mushiki wawe yarakuze neza cyane abizi neza ko gukundana kwanjye nawe biri kure nk'ukwezi cyane ko tutajyaga tunavugana ntago ari uko yarakomeje umunsi umwe yigeze kunyicaza yarabyibagiwe ariko sintekereza ko yari yarabyibagiwe ahubwo yabimbwiraga agira ngo arebe ko nabura nakwikuramo ndabyibuka yaranyicaje anyereka amafoto yawe n'undi mukobwa ambwira ko mukundana kandi ufite na plan yo kuzamugira umugore nakubeshya Robert uwo munsi kurya no kunywa byarananiye nabuze amahoro nariza amarira ntigeze ndira mu buzima bwanjye icyo gihe Lina byaramushobeye yicuza impamvu yabimbwiye yansabye imbabazi ariko ntago yari amakosa ye icyo gihe numvise nkwanze numva ndi kukwanga ariko nanone nkumva ndi kugukunda icyarimwe urwango n'urukundo byabyiganiye mu mutima wanjye icyo gihe nashatse icyo ndi buhereze umwanya akaba ari cyo kiganza ariko ndakibura nakomeje kugukunda kuko kukwikuramo byari byarananiye ahari ndi gukora amakosa mu muco nyarwanda nta mwari ujya ubwira umusore ko ariwe umukunda arategereza ariko ntakubeshye imyaka maze ngukunda ntago ngishoboye gutegereza mbere nari mfite ubwoba bwo kwerura ariko reka nerure ntago mfite ubwoba bw'uko wanyanga nangwa se wansebye nangwa se ukaba wansiga icyo nzi nuko ngukunda n'umutima wanjye wose kabone niyo wowe utankunda ariko ujya wicara ubizi ko Mira gukunda
Robert yitegereza Mira akamurebana amaso atuje. Mu maso hiwe haba hagaragara urukundo rutuje. Aramuhindukiza bakarebana. Nta kindi kintu akora, aramusoma. Mira biramucanga, agahera ko yikanga. Ahera ko anamuhobera. Umutima we ugatera cyane, ubwoba bukaba bwinshi mu mutima wa Robert. Agasesura umeza, byose Mira bari kubireba. Arikanga, akamubwira ati Robert, uri kuntera ubwoba ubaye iki? Robert anazenga n'amarira mu maso. Akamubwira ati Mira, mu by'ukuri nari mbizi ko nkunda. Nanabizi igihe kinini cyane. Kuva watangira ko nkunda, nari mbizi. Nagiye nkuba hafi kenshi gashoboka, ariko ntabwo wabashaga kubibona. Rimwe na rimwe warananenyaga. Nibyo warankundaga, ariko iyo wambonaga, ubwoba bwabaga bwinshi. Ni kenshi nagiye mbasura ku ishuri wowe na Lina. Nkaza ngira ngo nabura nawe nkurebe, ariko nabageraho. Ubwoba n'igihunga wabaga ufite, ugasa naho ugiye kure yanjye gatoya. Rimwe na rimwe nabaga nifuza kugira ngo tunaganire, ariko nanone nkavuga ngo reka mbanze nkureke ubanze wige. Nibyo Lina yakubwiye ko nari mfite umukobwa twakundanaga, kandi koko yari ahari. Ariko kubera wowe nageze aho ndamureka. Byose Lina yarabimbwiraga. Akambwira ati kuki ukomeje kubabaza inshuti yanjye? Ese wananiwe kure kuri ya mukobwa ugakunda umukobwa ugukunda by'ukuri? Numvaga nashaka kugutesha umutwe kuko wari ukiri ku ishuri, ariko numvaga nzakwitaho nkagukunda. Mira, igihe ni iki? Wenda urananze urabivuga, ariko nanjye niteguraga kubikubwira. Uzi impamvu ndi gusesha urumeza? Birantunguye. Nari mfite ubwoba ko waba warabivuyemo, kuko umaze gukura watangiye kujya ujya kure yanjye. Twongeye kuba kuroza cyane kubera urupfu rwa mushiki wanjye. Nari nsigaye mbona utakinkunda. Mira ati oya, si uko ntagukundaga, ariko numvaga najya kure yawe, kuko iteka iyo wabaga uri hafi yanjye kwifata byarananiraga. Niyo mpamvu nari narahisemo ko aho nzajya nkubona hose nzajya ngerageza kujya kure yawe, kubera ko nabonaga urukundo rimwe ruzanamaza imbere yawe. Robert ati rero reka tubikiriyaringe in this way, sibyo? Mira ati rero in which way? Wagenda ukitegura, nanjye nkitegura, tukajya kuri date. Nshaka ko ari njye ukubwira ko ngukunda, reka aba ari njye ubigupropoza. Biba intangiriro
z'umubano n'urukundo rutajegajega hagati ya Mira ndetse na Robert. Barabyemeranywa, bahera ko batandukana, bombi bakajya kwitegura. Mira ataha yisetsa, ubona afite akamwenyu ku maso. Robert nawe abaruko. Robert aba ari kugenda yivugisha, avuga ati ntago wakumva uburyo ngukunda wa mukobwa we. Najyaga nijejisha nkigira nkaho nagukunda, ariko naragukundaga kandi byasaze. N'uwo byitwa ko twakundanaga, naramukundaga ariko nkahora ntekereza wowe. Ibyiyumviro byanjye byose byabaga biri kuri wowe. Ikintu kinshimishije muri kano kanya nuko urukundo rw'ubuzima bwanjye nyirufite mu biganza byanjye. Tugaruke mu rugo kwa Robert. Hirwa aba yicaye, ababyeyi be nabo baba bari hafi aho, ariko ubona mama wabo afite umubabaro mwinshi. Hirwa ahera akavugisha mama we, akavuga ati ariko se mama, uzamera gutya kugeza ryari? Ese uzakira akagahinda n'umubabaro ryari? Undi ati Hirwa, ahari indwara ndwaye izakira ari uko mbonye umwuzukuru wanjye. Hirwa ati none se mama, ko nta kuntu ntagize, ko ntako Robert atagize, umwana we Rina twaramubuze. Kuva Rina yapfa, ari n'umuryango we, ntabwo ndongera kubabona. Nagerageje no kujya kuri stadium kenshi ngo ahari wenda tuvugane, ariko ari yambonye arankwepa, ntago aba ashaka kumvugisha. Nakoze uko nshoboye ngo menye n'ahantu atuye, kubera ko ho yabaga yarahimutse, ariko nabuze amakuru neza y'urugo abayemo, y'urugo babamo, n'ibintu abayemo byatumye amera kuriya. Ikindi cya kabiri, arafite undi mugore. Mama Hirwa ati ndabizi mwana wanjye, gusa mba numva ntatuje. Hirwa ati mama, ukwiye kwiyakira, ukwiye kwibabarira. Ntabwo Rina ahantu ari yanezezwa no kukubona umeze gutya. Undi ati mwana wanjye, mba nifuza nanjye kubyakira, mba nifuza nanjye gutuza, ariko birananira. Mba nifuza kugira umunezero n'umutuzo, ariko bikanga neza. Bakirimo baganira, Robert ahera ko yinjira, akaza afite akamwenya ari guseka. Mama we aramwitegereza, akabona arishimye cyane. Avuga ati none se kandi wowe, aho wari uri bikugendekeye gute? Ko mbona utashe unezerewe. Ntabwo naherukaga kukubona useka mwana wanjye. Ibyishimo n'akamwenyu ufite ubikuye. Robert ati mama, ndumva nezerewe, umutima wanjye uratuje. Mama ati none se niyihe nkuru idasanzwe wumvise ko nejeje? Hako ubundi ko mbona ukuze, urabona utari wo gusarurwa, urabona uteze. Uraza aho ngaho uri guseka, hoshwe winjiye muri uyu muryango unzaniye umukazana. Robert araseka, akavuga ati mama, vuba bidatinze
nzakuzanira umukazana. Undi ariko nizere ko atari wa mukobwa wawe w'isasu. Umwe najyaga numva wirwa ushwanira na mushiki wawe akubwira kumureka warananiwe. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko Robert umukobwa bakundanaga yaramuretse nangwa aracyahari? Ese aho urukundo rwiwe na Mila hari aho ruzagera? Agahinda ni kose kuri Ale. Ese ubundi kuki duha agaciro abacu ari uko batakiriho? Kuki tubona agaciro kabo ari uko batakiri kuri iyi si y'abazima? Ukwicuza ni kose kuri we, iherezo ni irihe? Ese Eva niwe azakurira mu buhe buzima? Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete. Byose twibazane mu bice bizakurikira. Inkuru ni njye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.